Niba ushaka kugura inzu nziza udahenzwe, ngwino Kicukiro mu Kagarama ku Muyange, muze tujyane nibereke. Twongeye kubasuhuza mwebwe abakunzi ba Kigali Buy and Sales. Twongeye kwibutsa buri umwe wese utarakora subscribe and share wanyarukirayo ukayikora. Twongeye kubazanira inzu iri hano ku muhanda, urabona ko ituye kuri kaburimbo, ikaba iri muri quartier nziza ifite neighborhood beza. Ikindi twababwira yuko iyi quartier ni quartier ya Kicukiro mu Kagarama. Ino quartier ituwemo n'abantu benshi cyane kandi ni quartier ikundwa kugira amazu meza cyane. Nkuko mubireba, inzu yacu ni inzu ya kadasteri, ni inzu ihagaze miliyoni 200,000. Inzu yacu ikaba ifite ibyumba 4, ikagira douche na toilette 3. Inzu yacu kandi ikindi twayigarukaho, ibyo byumba ni ibyumba binini byisanzuye cyane ku buryo utasanga ahandi. Inzu yacu rero nkuko mwayibonye nta kintu twayinengaho. Ntabwo nshaka ko dutinda hano hanze, muze tujyane murebe parking y'iyi nzu. Ino nzu nkuko nahoze mbibabwira, ni inzu ifite ubwiza budasanzwe. Ino parking urabona ko ari parking ihagije, ishobora guparikamo imodoka zigera kuri 4. Ukaba ifite jardin iteyemo ibiti bikiri bitoya. Ni inzu nziza cyane ku buryo utabyumva uko ngumya mbikubwira, ni nako igaragara. Tukomeza kubereka yuko ifite amarangi meza, amakaro meza adapfa kumeneka uko abonye. Ikaba ifite yubatswe muri designer nziza zigezweho. Ikaba portail yayo yubakishijwe ifite amatara agenda murika buri hantu hose ku buryo nta kibazo wagira cy'urumuri. Mboneraho kubibutsa yuko inzu yacu yubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi kugera hejuru. Ifite amarangi meza, apana yayandi ashishuka. Cana no kubiri kongera kubona inzu ifite amarangi ashishuka. Inzu yacu nkuko mwabibonye ifite design y'amatara meza agezweho muri iki gihe. Parafo yayo nayo ni nkuko bigezweho niko twavuga. Ino nzu kandi ikaba ifite jardin nziza ikirimo ibiti bikiri bitoya. Nkuko mubibona iri imbere y'icyumba principal, nkuko ba nyiri inzu cyangwa twavuga nka boss ashobora kuba yarushye kwicara mu cyumba agasohoka akicara muri iyi jardin cyangwa mu busitani bwacu bwiza buri imbere y'urubaraza rwiza. Urubaraza rukozwe mu byuma n'ibirahure. Ndongera kuboneraho mbibutsa yuko inzu yacu ifite ibyumba 4, ikagira douche na toilette 3, ikagira na next. Nongera kubabwira yuko ino nzu ihagaze amafaranga miliyoni 200,000. Ukaba wayigura miliyoni 200,000, ukaba wayikodesha miliyoni 1 nta bikoresho birimo. Tutarinjira reka tugaruke ku rubaraza rwacu. Murabona ko ari urubaraza rukoreshejwe amakaro meza adapfa kumeneka uko abonetse. Murabona ko ari inzu yubakishije amatafari meza. Urubaraza rufite amatara meza agezweho ari muri design nziza, irange ryiza. Mbega ni urubaraza rwisanzuye ushobora gushyiramo n'intebe hanze. Muze dukomezanye tugiye kureba muri salo hano. Nkuko mubireba, iyi ni salo nziza cyane yisanzuye, salo wateramo intebe uko ubishaka. Ifite amarangi meza, ifite parafo nziza, ikagira itara ryiza cyane n'andi matara ku ruhande. Nkuko ubibona ni salo itakicaramo abantu bake, ahubwo yakira abantu benshi kurusha uko ubitekereza. Urabona ko ari salo ifite design nziza y'irange, ikagira prise nziza, ikagira amakaro meza cyane adapfa gupfuba, adapfa kumeneka uko abonye. Mbega ugiye kuyivuga ibyiza waruha. Muze dukomezanye mu nzu yacu dutembera tureba ibyiza byayo. Nyuma y'uko tuvuye muri salo, reka dukomeze muri salle à manger. Ariko mbere y'uko tutaragera muri salle à manger, murabona yuko uru rukuta rugizwe n'imbaho nziza za ribuyu, n'imbaho nziza ziba zikomeye. Rukaba rufite urukuta rwubakishije amabuye meza cyane. Hakaba hariho itara ryiza rimurika neza utasanga ahandi. Iyi nzu nkuko mubibona, mbere yo kugera muri salle à manger, ino korodoro ifite design nziza cyane kugira ngo ugere muri salle à manger. Salle à manger yo ifite ubwiza utasanga ahandi.
Nk'uko mubibona ino saramanje ni saramanje nini cyane ku buryo utabyumva, ni saramanje ushobora guteramo ameza ukakira abantu barenze 20. Saramanje ifite itara ryiza cyane, ikagira idirishya ryiza ku buryo wafungura umuyaga ukabasha kwinjira neza. Saramanje ifite amatara meza, ni saramanje nyine wakakiramo buri umwe wese akumva aranyuzwe kubera ubwiza bwayo. Nk'uko mubibona ni saramanje nziza iri open na kitchen. Muze dukomezanye tujye kubereka igikoni cyacu. Igikoni cyacu ukuntu giteye ni igikoni gifite utubati kuva hasi kugera hejuru, ifite gas cooker, ikagira lavabo, ikagiramo amatara meza cyane. Nk'uko mubibona utu tubati ni twiza ku rwego utabyumva, ni utubati dukomeye dufite inzugi nziza, dufite lavabo nziza igezweho ku buryo wayibona ukumva wifuje kuyikoreramo nk'igikoni cyawe. Kandi iki ni cya gikoni cyiza kitaba kidafitanye na salo, kitari open na salo, ku buryo uteka nta muntu umenya ibyo utetse ahubwo bakabona ubakiriye. Next zo hanze zo ntabwo tubashije kujya kuzibereka kuko hari ibintu byinshi gikorerwamo. Hakaba hariyo next ikaba iri kumwe n'igikoni na dushe na toilette by'umukozi n'icyumba cy'umukozi yararamo. Muze dukomezanye tujyane mu cyumba cy'abashyitsi. Mbere y'uko tugera mu cyumba cy'abashyitsi, hano hari toilette na dushe by'abashyitsi bakoresha. Nk'uko mubibona ni ubwiherero bwiza bugezweho, bufite lavabo nziza iri kumwe n'ikirahure cyayo n'itara riri muri design nziza igezweho. Dukomereze mu cyumba cyacu, akaba ari mu cyumba cy'abashyitsi. Icyumba nk'uko mukibona gifite ubugari bunini cyane bwakorwamo igitanda cyawe. Nk'uko mubibona gifite garde-robe nini ishobora kujyamo imyenda yawe nta kubyigana kw'imyenda kubera ubunini bwayo. Ikaba ifite idirishya ryiza cyane, idirishya ushobora gufungura ukabasha kumva umuyaga uri guturuka hanze. Ni icyumba kinini gifite amakaro meza, gifite irangi ryiza, gifite amatara meza na parafo nziza cyane. Muze dukomeze tubereke dushe na toilette by'iki cyumba. Nk'uko mubibona iyi ni toilette nziza iri mu buryo bwiza cyane. Nk'uko mubibona turabona na shawa yayo, ikagira na lavabo ifite ikirahure n'akabati n'itara, ikagira n'urugi rwiza cyane. Nk'uko mubibonye tuvuye mu cyumba cya mbere gifite dushe na toilette byo mu nzu. Muze dukomezanye mu byumba bindi bikurikira. Mbere y'uko twinjira muri ibi byumba, murabona ko ari icyumba gifite urugi rwiza rukozwe mu mbaho za ribuyu. Murabona nyine ko ari urugi rubereye ijisho. Muze dukomezanye tujya mu byumba byacu. Ibyumba byacu ni ibyumba binini byisanzuye ku buryo hajyamo igitanda cyiza cyane nacyo ku buryo kitabangamirwa mu kwisanzura. Ni icyumba gifite akabati nk'uko twahoze tubibona mu kindi cyumba tuvuye. Akabati kanini, idirishya rinini, amatara meza na parafo nziza, kikagira n'amakaro manini. Dukomereza mu kindi cyumba, akaba ari icyumba cya gatatu. Iki ni icyumba nacyo kinini, mu bugari bwacyo ntacyo wakigereranya. Gifite garde-robe nziza nacyo, kikagira amatara meza, kikagira amadirishya meza nk'ay'ibindi byumba, kikagira amakaro meza, kikagira na parafo nziza. Ibi byumba bibiri nk'uko tubibonye bisangira dushe na toilette byo mu nzu. Muze dukomeze tubirebane. Ino dushe nk'uko mubibona ni iy'abantu babiri cyangwa ni ibyumba bibiri nk'uko mubibona. Ifite shawa nziza nini itabyigana, ikagira toilette nziza, lavabo nziza ifite n'utubati, ikagiraho na design n'amatara. Nk'uko mubibonye tuvuye mu byumba by'abana n'icy'abashyitsi. Hano twatuje mu cyumba cya famille aricyo cyumba principal. Muze dukomeze murebe ubwiza bw'iki cyumba. Iki cyumba gifite korodoro nk'uko tugicamo, murabona ko gifite akabati keza kanini gahagije ko kubikamo imyenda yawe, ukabikamo ikintu cyose ukeneye kubika neza. Ni icyumba kinini gihagije gifite amatara meza, kikagira akabaraza ko hanze ushobora gusohoka warambiwe ukiryamamo ukajya kwicara hanze ugafata umuyaga. Ukabibutsa yuko imbere y'iki cyumba hari jaride nziza cyane. Icyumba rero nk'uko mubibona ni icyumba cyisanzuye, ni icyumba principal, ni icyumba cya famille nk'uko turi kubibabwira. Iki cyumba kikaba gifite dushe na toilette yabyo. Muze dukomezanye muri ino dushe. Ino dushe nk'uko mubibona nayo ni dushe nini n'iya famille. Ifite shawa, ikagira lavabo n'utubati n'itara ryayo
ikagira na tuwarete nziza cyane, ikaba irimo amakaro meza, itara ryiza rikozwe muri dizayini nziza igezweho. Reka mbonero kwibutsa abantu twabanye kuri Kigali Buy and Sell, nongera kwibutsa ko ino nzu ari inzu y'ibyumba bine na dushe na tuwarete eshatu, ikaba iherereye hano Kicukiro mu Kagarama ku Muyange, ikaba ihagaze miliyoni 200 y'amanyarwanda. Ukeneye ibindi bisobanuro muhamagara kuri iyo nimero iri kuri sikirini yawe. Kongera kwibutsa gukora subscribe na share kuri Kigali Buy and Sell, wahamagara iyo nimero ikaba yabasha kugufasha kuza kwisura inzu no kugura ino nzu. Waba utashimye ino nzu, tugufitiye n'andi mazu menshi wagenda ugashima ukaba wagura ugatura mu nzu wishimiye. Murakoze cyane kuba mwadukurikiranye, Imana ibaho umugisha n'amafaranga. Wabibonye?